Gwe. Mana himbazwa. Ndikumva nabaye munini. Naye nyira munini tuze kuzamuka. Nihagire ikibakanga. Umuntu uza w'umukado wanyu yitwa nde? Reveranda nde? Inde? Ntabyuzi. Ese wabura umuntu koko uje gusenga ukayoberwa umushomesha yitwa nde? Ni Julius. Tujagayo manyantogeje nk'ubungubu. Mfite agateteye kamwe none byaba bite ariko se. Afite agateteye kamwe. Nubwo muri kamere ya muntu tubayeho mu mibereho yuzuye amayobera aho buri umwe yiganyira, dore uyu ni Agnes Nyiramugisha w'Imana yahaye urubyaro rw'abana 5 ari kumwe akaba yaritabye Imana. Uwo mugabo warafunzwe ari mu government prison ya Kisoro kuko ngo yasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 11 nyuma yaho agasambanya n'ihene yo bare batunze naye gahita ipfa. Inkuru twatangaje hano kuri GMTV Uganda. Ibyo bikaba bisobanuye ko uyu mugore yasigaranye inshingano zo kureberera abana 4 ariko mu bigaragara nawe ubwe ntiyishoboye. Iyi niyo nzu abamo n'urubyaro rwe ndetse n'ihene n'intama. Bivugwa ko abaturage ba Murambi Village ari bo banamufashije bakayirundarunda, dore ubu ni bwo buzima bayeho. Koko twaryamaga hano. Hari ubu n'umufaristo guririye. Banguko keta vuze. Keta Imana izakongera 2 3. Nasasaga nkuca nuko ngaryama. Ngaryama ngaguca. Ubwo ntaco kwiyorosa wagufite? Nabaga mfite ubutenge 2. So hari aho habaga hariho iki? Habaga haziritswe intama hariya. Aha wahura haraga. Ndaraga. Ihe. Umufariso wawe kwezi. Ubwo umufariso ubwo ba mama asasaba cya kirangiti. Ubwo nubwo ba mukeke. So weho byamugaje iki? Kwiba. Weho none wasasa gute? Nare fayiseri dukora. Sasa turebe ahantu byama. Nawe ugiye ibyama. Twere kuko uryamaga nawe. Aho uryamaga ho gahera. Niko aho niho uryamaga. Nuko ukaryama ute? Kwiyorosa niki? Iyorosa ture. Niba ntayakuryaga. Oya. Nuko gafurura bigacamo. Guco. Okay, utaguru. Kandi iyo ngiyo. Uri gusasa. Yamvaga kwiremera.
umuhereza umufariso ugenda umufasha umukecuru gusasa so wewe umufariso mu Rwanda y'amagana ntabwo tukaryama nyine ryama abandi abahe iryama utwereke ahantu uryamaga rero n'abandi bana bakaryama mwaryamaga aha undi akaryama genda uje kuryama shava uje kuryama n'izawayo none siko aho uraragaho nande izawayo na Kabageni aho muraragaho muri babiri turi batatu batatu muri bangahe hano mu nzu turi bane muri bane hariho uyu uraraga hano nuri uraraga hariya so ufite abana bane none aho ngaho ryama aho uryamaga n'ahandi turebe niba haboneka umwanya w'aho abandi baryama nuko uryama ngo cyane turambure ira epfo n'indi uraragayo umwe araraga he n'undi akarara iza bararaga hano Kabageni akarara n'inyuma goko yagize amahirwe umwe mu bana be arebererwa na Compassion, bityo Compassion babubakira inzu y'igisenge kimwe n'idiro, ariko kubw'impamvu tutamenye neza ntiyashoboye kurangira ku buryo bayibamo. Tumaze gutangaza iyi nkuru hano ku GMTV Uganda, umushinga wa Resilience Uganda uhagarariwe na Miss Bonnie bahisemo kugira icyo bakora mu buzima bw'uyu muryango kugira ngo ubuzima basi bugire uko bwaborohera, ndetse n'abandi bagiye babafasha mu buryo butandukanye. nawe uva wicara dore nyogosho umusore ufite igikomo yicara ngahitire data ni ibyawe bitera kwiyogosha gutyo. Nyiramugi umeje tese nawe se ndi kubashima mwarakoze cyane, mwantereje kuryama iki mwantereje inzu yo kuboneza amazima nzayakoma iteka ryose amina mazima y'Imana sebo warakoze abantu bo gushimira se ntwababonye nje nawe ndi kugushima amazima y'Imana se utarinzi yo barava kari aho wabikoze harya banze tubyireye hano inzu kugira ngo bigeraho ngaho byabaye bite. Nese ko mwasanze ndi kurara habisebo mukanyamba nguko mushoboye uramutse ku bari kukureba kandi muri bo hari abantu nangwa kuri amuzungu kazi witwa Bonnie, hariho Samu yaje no kugera aha, hariho n'undi mukobwa witwa Nyiramahoro Goreti. Nyiramahoro rero nyambye ndi kubireba uribuka cya gihe dore nako gahunga kari hemwa azana karagahunga ugomba kukareba maya je impamvu ngomba kugira ngo babirebe no kugira ngo bategera ngo ishiringi naziri oya sebo ugisha gukuri kuko ntabwo biba biri byanje urumva mwanyambye mwarakoze mwasanze ndi kurara habi iri kureba mu ndico kurya reba hano ariko narebye sebo mwakoze wo mukuye Imana yongere izi ni kilo niba ari zingahe 25 so kuri 25 izi kilo ni mitwaro 4,200 urumva so none hasigaye isene zitari zanje zugomba kubona 8,000. umukobwa yitwa Nyiramahoro
yereje imitwaro 5 yakoze si se balance mubwira ko Imana izo ni zingahe ibihumbi 8 ibyo ni ibihumbi 8 harimo izanje mwa izo ngize yekuye nawe ariko wakoze so izo ni zasigaye imitwe 5 ugenda ubaririza ure niba kuko hari kuntu nabaye nazambaguje nda kibazo se bo murakoze Imana ibongere so yavuze ngo we ngo icacumi uze abakristo bagomba gutanga icacumi ku byuronse yaravuze ati none hari abantu batameze neza none ico cacumi reka nshoyereze ura mu mama n'abana barye murumva ariko ibyo byose byashobotse wowe muramushimira urebye mu hariya nyiramahoro wakoze cyane aho ukuye Imana isubizeho 5 6 suko aho ukuye Imana isubizeho utabaye ababaye pe none ikinzanye uyu munsi nayinje kureba icyambere akazi kageze hehe ko kubonereza inzu indi kureba inzugi zagiyemo amadirisha rero kandi uyu munsi niho murataha yino nzu ayo makuru ngize ngo nyakugezeho mufite yaho uburiri ni igitanda gusa dufite wabonye agafariso uko twadufite ko nabwo narara hasi ariko mbonye akazi ubu ntabwo mufite ibyo kwiyoroza none ko turenda ngo uyu munsi tuyitahe nje nzanye ibyo kurya umusurura uragura umusururu no kurya tukaryama hasi nabwo ndakibazo se ahubwo gwe mana himbazwa cyahora nguhimbaza mana kora ibitangaza ku manywa na nijoro wakoze ibitangaza kugaragariza ni iki kigushimishije ra buriya buryamo bunshimishije kandi naho kuryamo mwarahambaye mana umwanzi satani umutwike mu zina rya Yesu ariko buriya ndarara ndiye murangaburiye nuryama urahaguruka ra ndahaguruka yemwe nubwo haguruka 6 mazima y'Imana ni 6 izo ndahaguruka nangindwe ndaba nahaze ndyama uburyamo bwiza manashimwa nzahagara imbere ndandicura ndakambura data ubwo munsi nuguhaguruka 9 nitumiza amakuru shiraho hasi zana ririya saso cyo ngwino ture ubyihorere ntari ngombwa
wakoze Mr.Gitaho na GMTV turabashimira kubwo inkuru mwashoboye kusasanya ubutumwa bukatugeraho tukareba umuryango ko wifashe imbere yo wari urimo aho baryamaga hari ahantu habi cyane aho umuntu ufite ubuzima bw'ikinyamuntu atashobora kuba yarara kaba abana batoya ukuntu baryamaga aho baryamye bakaryama intama baziziritse na mudamu Agnes nawe uko aho yararara ngira ngo twarabibonye ku GMTV so GMTV uko yatukontaktinze as Resilient Uganda we help people who are needy and when you found out that we can help twasanze Agnes aro gufashwa tubyicaramo as Resilient Uganda dushobora kuprochuaringa kugira ngo tumwubakire tufinishinga akazuke ko bari bamwubakiye dushobora kukinga inzu dushiramo izi metallic doors murareba akazuko uko gakozwe it is all about Resilience Uganda dushobora kukaplastaringa dushiramo floor ko twabonye floor itari enough twagize ngo n'uburyamo dushobore mwabonye bidahagije kugira ngo neze inzu muhitamo no kubazanira uburyamo yes so uburyamo nabwo dushoboye kubazanira 2 beds and 2 mattresses and these are bed sheets and those they are blankets yeah so these are the additional support for them and nibamara kwinjira mu nzu yabo we shall find a way uko twaga paintinga kabe akazu gashoboye kuba katurwamo umuntu nawe akagira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi maybe we can change their lives will change so muri ibyo ndatekereza ngo nibamara kubona ibi hariho ukundi uko ubuzima bwabo buri buhindukeho nk'uburyamo ubwo wenda ikiraba gisigaye ni ikibazo cy'inzara n'inzara nayo barayifite ariko ibyo nabyo turagenda dushaka uburyo bwo supportinga ariko tukabashishikariza ngo nabo ubwo babonye ubu buryamo bakabona ahantu ho basohorera bakabika utuntu twabo neza nabo bagira umuhati wo kuba bagira ico bakora bakagira n'ico bimarira muri iyi community sibyo Agnes ngo sebo mwakoze cyane nje sebo ndi kubashima ndagira ubwo n'ubugarukiye ndanezerewe cyane rwose ubwo nindyama ndahaguruka isaha 10 zo kumanywa aho ndaryama mbaye cyo kurya mumbaye uburyamo mane bongeraho mu rugo ukura mazima isubizeho Nezero ntandi kubureba kandi kumushima ahubwo ndanezerewe kandi ibyishimo byanyishe mugige cyane naho hari tujye nari ndi gushimba Imana Imana ibikoze ibitangaza ku manywa na nijoro Bega nta kintu nayishima ariko nenda kumushima Mwakoze ibitangaza we ku manywa na nijoro igira neza abana ko mutari kuririmba muje munawe muje mu byino igira neza mana ngo bujye mwebwera mwe nta munezero venga utamunezero mwabina wewe amazina kwanga Rani wewe umba Ndaryama saa zingahe bimeze bite ukumva ndaryama saa yine ndumva nezerewe cyane urahaguruka saa zingahe ndahaguruka saa 2 zo kumanywa kuko nishimye tubonye mutuzaniye ibintu mukuye Imana yongera mwakoze cyane Imana ibongere nze kugoretora turambuze
turambuza aha niho abandi barararaho. Ni abana banjye zimanya niba ndaryama naho ndaryama nose mwakoze cyane ibyishimo biri kunyica se batukiryamira guca Sauterone wabushanga kandi byishimo n'ibiki. Nanje tugiye kurya. Yeye guca naze. Ndime ndabashi. Nako. Aha. So ari kuburaho umwana umwe. Uri kuburaho ninde? Aha. Arye bo mwahoze kurenda kuba umukire. Uruhara rwatangiye kuza kuri iyo myaka. Iwe niko mwa bite byawe amakuru yawe ufite kasimayero keza wigiraga he vuga cyane St. Paul's